nabitewe n'uburibwe, nabitewe n'ibibazo nari mfite bishamikiye ku kazi, kandi akazi katabasha kubinsubiza. Navuga ko hari harabayeho silence cyane ku ruhande rw'abanyobora. Uhemukiwe uko byangana kose ntibizaguhindure niba wowe udasanzwe uri umuntu mubi, sibyo se? Umuntu uzankoresha kiye kunkoresha bidakwiriye kuba ari impuhwe, bikwiriye kuba ari uko hari icyo abona nashobora gukora. Reka mbasuze inshuti bakunzi ba Tofauti TV, mbifuriza ibihe byiza mu minsi yashize. Rero ku mbuga nkoranyambaga hari ijwi mwumvishe ry'umunyamakuru witabarizaga, ubu munyamakuru yitwa Yves Nkuyumurugi. Twagiranye ikiganiro kuri iyi channel yanyu yitwa Tofauti TV. Nge rero twakigiranye nitwa Akimana Ernest. Mukomeza gukora share ndetse na subscribe kuri channel yanyu Tofauti TV. Mukomeze kugira ibihe byiza, turatadukurikiza ikiganiro twagiranye nawe. Kubona message z'abantu banyandikira batandukanye bambaza ku byo navuze, ndabisubiramo. Ibyo navuze natabazaga, kandi atari ubwa mbere. Natabazaga uwo ari we wese utwumva. Nomara abanyamakuru nitwe dukorera abandi ubuvugizi, ariko kuri iyi nshuro nge nditabarije da, ndeke kuvuga ngo ndatabariza abandi, nubwo mbizi ka benshi banakakaye kundusha. Nge ndi umwe mu bataragizweho ingaruka cyane nkabo. Mudutabariza aho bishoboka, mubwire RGB muti nibyo wohereje intumwa ziraza, ariko ntabwo zafashije mu buryo bukemura ikibazo. Imibereho y'abanyamakuru bo kuri Country FM iracyari yayindi. Mubibwire rura muri ubwo buryo, nimba mu butumwa bwanyu bwakumvikana mu buryo bwiza. Kandi munabibutse ngo umugenzuzi w'umurimo yarabasuye n'ibyo, ariko ikibazo nticyakemutse. Ahubwo icyo gihe birukanywe mu kazi, nyuma bagarurwa babwirwa ko byakemutse cyangwa bigiye kujya mu buryo, n'ubu ntibirakemuka. Maze mubabwire muti mu gihe bikomeje gukomera, bamwe bari kuraswa bibye kubera ko ari amabandi ari yitwaza intwaro, byaba igisebo gikomeye ejo bibaye ku munyamakuru. Byaba igisebo gikomeye umunyamakuru asohowe mu nzu afite matera bamwirukansa n'akamatera n'udusafuriya. Byaba igisebo gikomeye yibiye, cyangwa restaurant yamushyize muri babihemu cyangwa se boutique. Byaba igisebo gikomeye hagize urugo rwe rusenyuka kuko yagiye guhaha akaba ntacyo ari gucyura. Nyamara ukuri abantu bari hariya bari ku mbuga nkoranyambaga bari kwitaka ibitangaza byakozwe, while their employees are starving, some of us are about to die. Bamwe abize muri kaminuza Butare muzi terime yitwa kumakiza. Bamwe muri twe ntibagira aho baba, kandi ari abanyamakuru kuri radio nziza. Abandi mu nzu bari mu mapayave, cyangwa hashize ukwezi kumwe cyangwa biratatu batishyura, cyangwa wabagurije ayo kwishyura ukwezi guheruka ntibaramufasha. Twe twakabaye dutabariza abaturage, ubwo tutabikora natwe kwitabariza bikaba byaranze ubishobora. Ubu butumwa bugeze aho bugera. Rero kuba ari kumbaza ngo nimba kubivuga gutyo nabivuze nsezera kuri radio, ntabwo nge nasezeye. Sinshobora gusezera rwose. Hakiri amafaranga naje gukorera nkambuka uturere 15 nje kuyakorera, ukwezi kumwe 2-3 kurenza ibyo, nandi menshi nagiye nzurumwa mu buryo busa gutyo ngo ngende ngo nge ndasezeye. Oya, abasezeye bari bafite iyo bajya, nge ntaho mfite. I have no other option. Gusezera kwashoboka no kuba nge nahawe ibyo ngombwa, cyangwa nkirukanwa nanabihawe. Rero utekereza ngo nasezeye, ntabwo nasezeye. Mu gitondo saa 12 rwose turabana mu kiganiro Country Breakfast, kandi ibi ntabwo nzabigarukaho. N'ubwa nyuma mbigarukaho, nzakomeza nkore mu gihe nkitabaza. Ubutabazi bundi harabo bundi, ugutabaza mu bundi buryo cyokoze bw'amahoro rwose. Na amabaruwa no guhamagara no kwandika, nta kindi kintu kirenze icyo. Reka mbasuze inshuti bakunzi ba Tofauti TV. Ni televiziyo yaje bagezaho udushya twinshi dutandukanye. Ubushize twabagejeje ukuntu Kazungu yagiye gushyingura inkwi, ako kanya byari biri kuba, ariko ubu ngubu mu mihanda itandukanye mu karere ka Rusizi twageze kuri wa munyamakuru bivuga ko yikoreye ubuvugizi. N'ubundi uyu munyamakuru ninde aratangira twibwira, ese byatewe n'iki? Ese hari icyo abona itangazamakuru ryakora kugira ngo hatazajya hagira abanyamakuru barengana? Ese umwana we yakwemera ko umunyamakuru mu by'ukuri niki yapfuye na Country FM? Aratangira twibwira.
amazina nitwa Yves nkuye mu ruge umunyamakuru nk'uko bivuze ntabwo mbirambyemo cyane ariko sindi na muto nabijemo mu mpera za 2014 so kugeza uyu munsi ndiwe uyu munsi nibwo na patinze ways na former boss wanjye Yves yakoraga iki kuri Country FM? koraga amakuru n'ibiganiro nari content creator na creating ibiganiro bitandukanye ameza magari teka n'amateka the speech the country chart icyumba cy'abamenyi take away ubwo ntabaza rubrique yo mu makuru n'amakuru bwayo navuga ko nizo nibyo bintu hanini nakoze ariko bimwe muri byo byageze igihe birahinduka nyine nisanga muri country breakfast ikiganiro cyakorwaga na Tino na Kadada yego muri country breakfast ne wavuze ko utabaza inzego zose wabitewe n'iki muri make watubwira icyatumye utabaza? Nabitewe n'uburibwe nabitewe n'ibibazo nari mfite bishamikiye ku kazi kandi akazi katabasha kubinsubiza navuga ko hari harabayeho silence cyane ku ruhande rw'abanyobora inzego zimwe z'ubuyobozi twe twarazitabaje kugira zikore mediation iranabanda n'abashima ariko nyuma ubona bya bibazo biri kwirepeta kandi kiragiye bwo nari nkeneye ubutabazi bwihuse bijyanye n'ibibazo nari mfite kandi umukoresha wanjye yasaga nk'atari tayari ariko tubivugana nkurikije ibiganiro twe tumaze igihe dukorana kandi ingaruka za ibyo bibazo zakomezaga kwiyongera rero nisanze nafashe icyemezo gikomeye ntabwo nagize umwanya ntabwo ndi bubeshya abantu ngo nagize umwanya munini wo kubitekerezaho ariko uko nsanzwe niyizi ntabwo njya nkunda guhubuka rero uko byagenda kose bishobora kuba ahubwo narapfukiranye ibintu byinshi cyane kugera igihe nyine bimbanye kuriya niko mbyibwira. Nta mpungenge ufite ko bishobora kukwicira kariyeri kuba waritabarije muri rusange? Impungenge rero zose ntabwo wavuga ngo impungenge ziri bube uhite ureka kubaho ngo utekereze ngo byagenze gute. Impungenge zabaho ku ruhande rumwe ariko numva zitanteye ubwoba kubera yuko ngeze igihe nje niko mbitekereza ku giti cyanjye nako nanakifuza ko abandi batangira gutekereza icyo kintu. Numva umuntu uzankoresha giye kunkoresha bidakwiriye kuba ari impuhwe, bikwiriye kuba ari uko hari icyo abona nashobora gukora none nawe akaba afite icyo ashobora kumpa kijyanye n'icyo nakoze, ntibibe impuhwe kuko simbizi. Noneho ibyo uzumva ririya jwi rimuteye ubwoba se parce que azaba afite impungenge zuko haba bisa nka biriya. Ntabwo ntekereza ko biriya byabo uko ntabwo nakwesha ngo ingaruka zabyo zose zabaye positive, harimo n'izindi negative. Izindi negative nizuko nyine bitasubira, ariko ntabwo mvuga ngo binteye impungenge cyane kubera yuko nizera mu ngufu nshobora gushyira mu gukora ibintu. Nibwira ko igihe kizagera rero abantu bamenye icyo nshoboye, ntigeze nereka abantu cyane cyangwa se hari n'abakunze ibintu byanjye hano. Ntabwo ntekereza ko Country FM ari we mukoresha wanjye wa nyuma mu buryo bw'itangazamakuru. Twapatinze ways ndanabashimira ko bampaye akazi ahari why not se ubundi utakongera ukanayimbonaho urumva. Ariko sofa navuga ngo byarangiye, byabaye birangiye. Ngiye kuba mpugiye kuri nkuye mu rugiye Yves official channel yanjye izajya ibiriho amakuru ari breaking kandi mu buryo bwiza, izajya ibiriho ibyegeranyo byiganjemo iby'amateka ndetse n'ibyigisha ubuzima cyangwa se kubaho. Izajya birimo ibindi biganiro nabyo bikozwe mu buryo bw'ibyegeranyo nk'ikiganiro cyitwa igitabo kigaruka ku butumwa bwihariye buboneka mu bitabo bimwe na bimwe kandi mu magambo make rwose. Ndi gitabo nkafata umwanya nkagisoma nkakikuzanira. Hari ivanjiri aho tuzajya tuganira kenshi ku nzira nganamana ariko mu buryo bw'ukuri, apana kubwiriza ngo abantu bagende buhumyi. Aho hari ama episode, ibyo ni ibiganiro natangiye. Muri make navuga ngo exit yanjye ihuriranye nuko narindi kubaka platform yanjye. Ubwo no kwasanzwe bayikurikira bibaza impamvu ntari gukora cyane muri no minsi. Ntabwo ndabona ibikoresho, ndi gushaka ibikoresho
so ariko nibwira ko nzabibona bidakaze nkatangira mbaha karite nziza mu bushakashatsi no mu byo mbaha, ariko wenda amajwi atangwa n'ibikoresho atameze neza, ariko nzi ko igihe kizagira abantu bakanyurwa nabyo, kandi aho ni naho nizera hazava abandi bazifuza ko twakorana, kuko ntabwo hano nakoze ahandi, nagiye nkora ahandi kandi nkatanga umusaruro, igihe kikagera nkasezera nkagenda. So rero ntangaha ndagiye. Ntangaha uragiye, ibyo wagombaga byose wabibonye, babiguhaye? Habayeho kuganira ngira ibyo nseda, nkurikije ibyo navuganaga n'umunyamategeko wanjye, ibyo byari uburenganzira bwanjye, ntakabaye nanaseda. Ariko nanone mu kwirinda inzira ndende y'inkiko, kandi mbona wari umukoresha wanjye kera kabaye yavuye ku izima, yemeye ko twaganira ibintu bigakemuka amiable, mbibona ko bitamuvuye ku mutima, ari ukubera pressure y'ibyari biri kuba, ntanagizemo uruhare. By the way, ntagizemo uruhare, usabishaka azabimbaze nzabimusobanurira, ariko nta ruhare nari mfite muri iriya pressure. Nkurikije ko naganiriye nawe narabibonaga ko hari harimo igisa nka manipulation na intimidation. Byo nzabivuga mu bindi nzakora nisinzira y'umusaraba, nzabyerekana, nzanabivuga. Ariko icyari gihari cyo nari naririye cyari amafaranga. Navuga ngo igice kinini cy'amafaranga nitaga yanjye narakibonye, sibyo? Ibindi ntabonye nuko ntigeze nshaka kubikurikirana. Ni nayo mpamvu ntabwo ari burese nzereka uko twataminatinze contract, ariko twumva harimo ko ari ku mpamvu z'ubwumvikane ko twaba nyuma y'ibiganiro birambuye. Nako niba ari uwo biyandikiye barayizana ndayisinya, sanze banyandikiye ngo byanditse kari nje nyine, ariko ndayifata ndabasinyira kuko ntacyo nabonaga impombye kuko nge mu mutima wanjye numvaga narabababariye, ibyo nseda naremeye kubiseda, so ndabasinyira birarangira. Tujya gusoza, buriya umuntu ntago ajya buri cyamushimishije ndetse n'icyamubaje mu kazi ke ka buri munsi. Kuri Country FM niki cyagushimishije n'iki cyakubabaje, utahanye iki mugana w'abapadiri babanditse ku kiliziya? Nashimishijwe na experience nziza nahagiriye. Ngiye natangiye ndi umunyamakuru wibera mu makuru, kundi inkuru, kunda documentaire, kunda amakuru, ariko ntazi ibintu bya antenne animation. Rero narahageze nyine bijyanye n'iyo exode, abanyamakuru bamwe bagenda nisanga ngiye muri animation. Ukorera ahangaha nibwira ko abantu bakubwira ko Country Breakfast iri mu biganiro byari bikunzwe cyane muri aka gace. Rusizi, Karongi, Rubavu, Rutsiro, aho twumvikana. Warabashije cyangwa se gukora igisa nka evaluation cyangwa monitoring, Country Breakfast ni ikiganiro abantu bakunda. Wanareba izindi content yagiye nkora, zimwe zigahagarara ariko zahagararaga abantu bazikunda. Nibwira ko abantu n'umusinsezera abantu baravugaga ati twari dutegereje kuzagarura ameza magari, twari dutegereje kongera kumva iteka n'amateka, none uragiye. Nuko bigenda. Ibyo biri mu byashimishije rero ko nagize amahirwe yo kurema content. Ikindi, Rusizi nahagiriye umugisha wo kubana n'abantu. Nari umuntu wikundira kubaho njyenyine cyangwa nkabana n'umuntu umwe. Rero nahigiye kubana n'abantu benshi, mpavuye mfite inshuti nakita n'umuryango. Ibyo biri mu byashimishije. Ibyambabaje rero nibyo twakubwiye nyine, imigendekere y'akazi, kuba mpavuye. Ntabwo nigeze nza ntekereza kwakora umwaka umwe cyangwa amezi. Niyo mpamvu nari narasetinze imibereho yanjye hano by'igihe kirekire nk'akazi. Ntabwo nigeze mvuga ngo mbeho gutyo nk'umuntu uzagenda ejo nzane matera ya CD nzimuke ejo, njye mu nzu idafite toilette nzagenda ejo. Navugaga nubwo ibimenyetso mu ntangiro byerekanaga ko urugendo rushobora kutaba rwiza, ariko I try to be somehow optimistic kugira ngo ndebe, ariko finally nyine nuko byarangiye. Mu magambo wavuze ko waravuze ati bari kubahamagara ngo abana be baje gukora itangazamakuru babaha akazi. Ubu ngubu wakwemera ko umwana wawe yaba umunyamakuru? Ese hakorwa iki kugira ngo ubuzima bw'umunyamakuru bugende neza muri rusange? Umwana wanjye nakemera ko umunyamakuru. Itangazamakuru ni umwuga uri noble, malgré ko ubamo inzira nyinshi zirimo n'izigoranye, ariko ni umwuga mwiza. So nabyemera ko umwana wanjye aba umunyamakuru.
nabyemera ni umwuga mwiza, ahubwo mbaza ngo akorera muri condition nk'izo wakoreragamo kuri country sinabyifuza, ariko nakishima abimenye ko izo zabayeho cyangwa ko zibaho, akamenya uko wategura inzira ze, kuko njye ntabwo ndiba wa mubyeyi wifuza gutegura hazaza kubw'umwana wanjye, nifuza gutegura umwana wanjye kubw'ahazaza. So byabigize rero nabyo abimenye, akamenya uko bimeze. Tunasoza kugira ngo unyemerere njye mu bindi, icyo Tunasoza. hakorwa iki? Ubwangamugayo ni ikintu kiza mu bintu bitari mu itangazamakuru, muri business zose ubwangamugayo ni bwiza, ariko ikindi uko leta yita ku ireme ry'ibyigishwa mu ishuri, ikita ku ireme n'ubuzima bw'ibishyimbo n'ibigori biza umunyarwanda aza kurya, ikita ku miti, ku buziranenge bw'imiti abantu baza guhabwa, ikita ku buziranenge bw'ibinyobwa abantu baza bamenye ngo n'abanyamakuru bagaburira abantu, bakurikirana ireme ry'ibitambuka, ko hari na radio n'ibitangazamakuru bihari that feed nothing, sibyo biraho gutyo gusa. Icyo niba cyitaho banite ku buzima bw'umunyamakuru, nyine bite ku munyamakuru, kubera ko umunyamakuru ni umuparteneri mwiza wa leta. Rero uko umuntu yiriwe niba bigena uko aza kurara nuko yaraye bikagena uko aza kujya mu kazi, byaba byiza ibyo bintu nabyitayeho ku bantu bagiye gushinga ibitangazamakuru, nkuko bavuga ngo nibura yerekana ubushobozi bw'uko azahemba abantu amezi 6 ko ibyo nazabikora ko naho yabatinjije. Ntabwo bikwiriye kurangirira aho, hakwiriye kubaho monitoring cyane, hakaba ama evaluation, hakabaho uburyo butuma umuntu ugiye kuza mu itangazamakuru aba afite ubwoba cyangwa se akorera kuri pressure yo kuvuga ngo ninta meeting iyi quality bashobora no kunyaka frequency, bashobora no kunyaka autorisation. Nibasanga abakozi banje bimeze gutya bishobora kugenda gutya, umukoresha nakora under such pressure azashaka uburyo abakozi be bajya muri condition iri favorable. Condition niziba nziza umusaruro ube mwiza. Banyumve neza, ntabwo ndi ari ukuvugiriza induru abashoramari n'aba-entrepreneurs bari muri iyi kariyeri, ariko gutekereza ku nyungu uvana muri business yawe, udatekereza ku buzima bw'umuntu umukozi wawe muri bya bintu, ni ikibazo. Kandi ingero zimaze kuba nyinshi, ni nayo mpamvu ubona abanyamakuru benshi rega b'abahanga bigiriye gukora muri za ministeri, ari aba PRO mu turere, ari aba PRO mu bitaro. Abandi ubona umuntu yari umuhanga ukora ibintu bifite ireme, yagiye mu bindi bintu bitari itangazamakuru. Abandi bari mu mbuga nkoranyambaga, nyine n'aba bloggers kuri nsko b'abanyamakuru, bari mu biganiro by'udutwiko, nyamara yari izitangazamakuru ari n'umuhanga. No kubera izo challenges ziri mu bintu byose, ariko itangazamakuru rifite umumaro uri vital, very 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 and very bivuge gutyo. Rero kuba ari umwuga umeze gutyo ni nabyo bizafasha gatangira kuzamo abantu bafite icyo bazanye. Ntabwo nemera kuvuga ngo ko umuntu yarabyize gusa, bazatangira no kuzamo abantu ubuswa atafite amahugurwa afite iki, ariko umuntu uvuga ngo umuntu arakora ntacyo umuha uramutumike babyo. Urumva, niba umuntu akora nta kintu akubaza wamukoresha, ntacyo uzamuha kiva ku byo yakoze, wowe wizeye gute ireme ry'ikintu baza kuguha? Kandi uza kuzahara wa mbere nuza gutega amatwi wa muntu kuri radio cyangwa kuri televiziyo cyangwa ku kinyamakuru yandikira. Bakoze babarira ngende. Urakoze cyane, ngushimira. Natwe dusize Rusizi, uragira ubutumwa ugenera abanyarusizi? Urakoze cyane, ibyo bintu nakawe nanabikoze mu kiganiro cyo kuri channel yanjye. Ndabashimira cyane abanyarusizi, ndabashimira mwampaye urukundo, mwantije amatwi n'umutima, muranabibona mu kandiko keza nabandikiye. Ndabakunda, ngiye mbere igihe nakifuje kugenda, ariko nibwira ko mufite aho gukomeza kunkurikira. Nkuye mu Rugeve official arahari, Imana vuba izanabikora, tubone indi media house tujya kugira ibyo dutangiraho. Uko uzajya wumva ukumbuye amafunguro y'ubwonko, wumva ukumbuye isomo mu nkuru, wumva ukumbuye agahugu umuco, wumva ukumbuye tekawe, wumva ukumbuye iteka n'amateka, wumva ukumbuye the speech,
rwose ujye uca kuri nkuye mu Rugeyo official cyangwa se unampamagare cyangwa nanyandikire munandemere di bya bindi abantu bavuga ngo ntimutanga ku biceri ngende umuhamye uko bamwe muri mwe nta mpiri mufite mu mifuka mu bipange mu mpeno ku mafaranga nk'isomo mu nkuru cyangwa se take away bimwe mu byo nakoraga nko mu kiganiro uvuga ngo tugeze muri take away uri ushaka ntange take away reka mbahereza aga take away. Igihe kimwe umugabo yari arimo kugenda mbikora mu buryo ndabikoraga kuri radio. Umunsi umwe umugabo yari mu nzira agenda hari kugenda aza kubona inzoka iri gushya. Inzoka yarashyaga ishyamba ryari ryahiye ariko hafi y'akayira yacaga wabona inzoka ishya. Umugabo afata ya nzoka arayiterura ngayikure muri wa muririke gushya. Inzoka irangije ihita imurumye umugabo ayinaga hasi ya nzoka igwa mu muriro irongera irashya. Ariko wahita abona igiti ku ruhande cy'amashami yaraza yifanamo. Undi wamurebaga aramubwira ati kuki uri umupfapfa kuki uri ikigori. Inzoka irakuriye irakurumye none wowe urongeye urayiramiye uyibujije gupfa irekera mu muriro igapfa. Umugabo arangisha aramureba atuje aramubwira ati rero iriya nzoka iriya niyo kamere yayo. Kamere y'inzoka ni ukurumana ariko nge kamere yanjye ni urukundo no gutabara bari mu bibazo. Ntabwo ro kuba inzoka yandumye byari gutuma nanjye mpinduka umuntu mubi ngo nyirume cyangwa se nyice. Isomo mu nkuru kandi kaba nateka we yacu inabi ugiriwe ubuhemu uhemukiwe uko byangana kose ntibizaguhindure niba wowe udasanzwe uri umuntu mubi. Si byo se? Nyemerera ngendo urakoze cyane.